Mwiriwe neza muraho Muraho ni amahoro. ikaze nanone kuri Lori Inspiration TV. Mwese mukomeje kudukurikira turabashimira ko mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro byacu ndetse mugerageza no kubisangiza abandi. Turabashimiye. Uyu munsi none dufite umutumirwa tugiye kuganira bijyanye n'igihe turimo cyo kwibuka. Ntabwo twasoje icyumweru cy'icyunamo, ariko igihe cyo kwibuka turacyakirimo, ya minsi 100 turacyayirimo, uretse ko abacu ntabwo tubibuka mu minsi 100 gusa, duhora tubibuka igihe cyose, duhora tubazirikana, bahora ku mitima yacu, kuko ni ubuzima tuba twarabayemo kandi buhora bugaruka, kuko abantu bacu bagiye iteka turabakenera. Umunsi wa none turi kumwe n'umuntu wifuje kudusangiza ubuhamya bw'urugendo yagenze. Ushobora kuba wenda nk'ibya mbere y'icyenda na kane wenda bitari kubitabiza neza, ariko ashobora kuba wenda ari nk'akantu runaka ashobora kuba yaheraho atubwira, ariko tugakomeza urugendo rwose rw'icyenda na kane kugeza igihe inkotanyi zabagereyeho. Munyemerere tubanze tumwakire atwibwire amazina ye n'aho akomoka n'aho iyo jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yamusanze. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mushinzimana Pio, nkomoka mu karere ka Nyamasheke, mu cyahoze ari komine Gafunzo, secteur Nyamugari, serire yacu yari Mwambu. Aho ngaho niho jenoside yansanze mu muryango. Yego. Niba wenda bitakugoye, sinzi watubwira jenoside yabaye ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 12. Urumva hari utuntu tumwe na tumwe waba ukibuka, nubwo wenda umuntu aba akiri muto. Yego, ariko bitewe ibintu bibi bikabaho ntabwo byibagirwa. Ntabwo ushobora kuva mu mutwe w'umuntu. Nibyo ko hari n'iyo usanga umuntu yibuka yari afite imyaka 5 cyane rwose. Urumva rero ku myaka 12 ushobora kuba twarahababariye, ntabwo twibagirwa ububabare twagize. Ndetse ubuhamya bwanjye nabuhera mbere ya jenoside ho gatoya, nko muri 90 inkotanyi zigitera igihugu. Inkotanyi zitera igihugu narigaga mu mwaka wa mbere. Ubwo ni muri 90? Yego, muri 90. Icyo gihe hatinzwe kumva isasu. Ibibazo bitangira kuvuka hagati y'abantu twari duturanye bo mu bwoko bw'abahutu. Twari dufite famiye nini ituranye kandi nta wundi muntu yinyuzemo. Urumva twari dufite famiye igizwe n'ingo 17, kandi buri rugo nta rugo rwari munsi y'abantu 5, nta n'urugo rutarimo umuntu w'umugabo, kereka nk'ingo nk'ebyiri. Icyo gihe rero abahutu twari duturanye batangira kutureba nabi cyane, ko twari dufite abantu bari barameneshejwe muri za 1969 baragiye hanze y'igihugu, bakatwuka inabi. Bene wanyu bateye, byagenze gute? Ibibazo biravuka, ibintu birakomeza. 91 ubushyamirane bugakura, noneho hakabaho gushyamirana bituma noneho famiye ku mpande zombi zikora amarondo. Abagabo bacu ba papa, bakuru bacu bafite imbaraga bagahaguruka, kuko babaga babona ko ibibazo byavutse. Igihe kiza kugera, ndetse ndabyibuka, kubera ubugari bwa famiye twari dufite, twavomaga ku masoko abiri atandukanye. Hari aho bitaga Nyamihondo, hari n'aho bitaga Nyagatoki. Noneho hari igice kimwe cyo kwa sokuru bitaga kwa Vicenti, bo bavomaga muri Nyagatoki. Icyo gihe ndibuka shangazi wacu bita Beransira yigeze ajya kuhavoma, bamukubitira ku isoko. Amukubita cyane, akubitwa n'abantu twari duturanye aho ngaho mu bwoko bw'abahutu. Bababwira ko batagomba kugaruka kuri iyo soko kujya kuhavoma. Ariko bugacya
abasaza ukabona ko babigiyemo, turapfa iki mwa bavandimwe mwe, turashwanira iki, kubyarwa na runaka nkabyarwa na runaka, ko bagabiranye, mukaba mwaradukamiye, mukaba mwadusukiye urwagwa, natwe tukabasukira, turapfa iki. Bikamara iminsi, bigakomeza bugacya, nka nyuma y'amezi runaka bikongera. Ku itariki 6 cyangwa uciye mu ijambo, umuryango aho ukomoka kwa papa na mama, yego, mwari abana bangahe? twari abana 5 na mubyara wacu wa 6 twabanaga aho ngaho mu rugo. niho hari mu rugo. N'ababyeyi bari bahari? Ababyeyi bari bahari, noneho hakiyongeraho n'abashangazi 2 nabo twabanaga aho ngaho. Ngo twari hamwe shangazi umwe wari ufite umwana. Twari umuryango w'abantu 9. Yego. Twari umuryango w'abantu 9, ariko ubwo ababyeyi barapfuye, abashangazi nabo turacyakomeza turabigeraho. Noneho tugeze ku itariki 6. Tugeze ku itariki 6 rero. Ku itariki 6 nko mu masambiri, ndibuka ko bashangazi na papa bari bicaye bari kumva radiyo. Hariho radiyo bitaga Nationale, icyo gihe iwacu yari hari niyo bumvaga. Noneho twari hanze dukina agapira, hari wabonaga nyine ko abantu bari mu bumwe, nta kikango na gito abantu bari bafite. Indege biraguye, abantu batangira kujujura, ndetse naje kwinjira mu nzu icyo gihe nsanga hari papa, ari n'abashiki baho bicaye aho ngaho, nta n'umwe uvuga. Haciyeho umwanya mutoya mbona mukuru wa papa araje. Aramubaza ati se, papa yitwaga Fredy, itangazo uraryumvishe? Ndateganya naryumvishe. Bakoranaho, hari hakiri kare, abantu bari batararyama, abantu bari bakicaye, abaturanyi baraza. Amaze kuza ubona ko habayeho ikintu, nyine ntibabitubwiraga, ariko ubona ko habayeho ikintu cy'ikikango, ko ya murara abonaga umuntu afite, ubona ihita icika intege. Ako kanya hahise haza famiye yose yabaye nk'iyegerana muri iryo joro, batangira kubazanya bigenze gute. Twaraye aho ngaho, nta cyakurikiyeho. Mu gitondo bwacye ari kuwa gatanu mu gitondo, abantu bakomeza kujujura, ubona bagenda mu dukundi. Ba nyogokuru bakatubwira ngo ibi ngibi, ngo muri 59 byagenze gutya, muri 30 bigenda gutya, ariko ibi ngibi birakomenda, ndabona amazi atari shyashya. Nuko twirirwa aho ngaho. Iwacu tukaba twaragiraga muri famiye bahingaga intoryi cyane, ababyeyi baragenda bajya mu mirima, ariko abapapa bamera nk'abahuriye ahantu hamwe. Bo wabonaga ko byanze bikunze batangiye gucika intege, ubona batarakira icyo kintu cyabaye icyo ari cyo. Ariko kumva hakurya ku dusozi utuntu tw'udufirimbi turavuga, ndetse burya ibintu bijya gucika bica amarenga. Inka sinzabazibagirwa, inka zarabiraga zifite ubwatsi, ukabona amatungo ari kubuyabuya, ukabona ibintu byananiranye neza. Nuko ababyeyi baragenda bajya mu mirima basoroma intoryi. Bwari buke ariko wa 6 bari bujye mu isoko ry'iwacu bita Bushenge, nibwo ryaremaga. Intoryi barasoroma bashyiraho, abapapa baragumya barasirikira aho ngaho. Nijoro batangira amarondo. Iwacu bari benshi, barirariraga, ntibasabaga izindi mbaraga ziturutse ku rundi ruhande. Noneho bigeze mu ijoro hagati, basurwa na responsable wa serire, tekereza ko ya Mwambu, tekereza ko yashaka nko kureba uko bahagaze. Arongera aragenda n'abari bamuherekeje, ariko baratembereye banyura iwacu, barasuhuza, basanga abagabo bahagaze ku irembo n'udukoni, nta kindi kintu bari bafite, nta n'indi ntwaro runaka bagira. Noneho
kwa gatandatu mu gitondo ba mama na bashiki bacu bikorera za ntoryi bajya ku isoko. Bageze ku cyari komine Gafunzo basanze bariyeri basubiza inyuma, aba musubire iwanyu mu mwambu, nta soko ryabaye. Baragaruka, bagarutse batubwira ibibabayeho. Hashize akanya intoryi batura batereka aho ngaho, baricara bararambya, ariko bahindukiye bava ku muhanda bava kuri komine, hari nko mu gihe cya saa tatu, hari saa tatu ndabyibuka. Noneho bigeze saa munani ko twagiye kubona tubona sogokuru wacu bitaga Kamabano Vincent. Ariko nsubiye inyuma ho gatoya, iryo joro ryo kuwa gatanu hari harahishwe umuntu bitaga Oswald mwarimu, bari bamushe muri iryo joro, kuko ndabyibuka kuwa gatandatu mu gitondo data wacu witwaga Simon yaragiye kumukora serikeye, ariko nyango ntibatumye ayikora kuko igitero batangiye guhinda abantu. Yagezeyo agaruka bisha yihuta, aje kutuburira, aje kubura abo asize mu mwambu. Noneho rero sogokuru baraje ati muhambire tugende tuye kuri paruwasi. Ubu ngubwo kubibwira abantu byari byoroshye, ko abantu bari bamaze kwegerana. Batangiye kutubwira hirya Nyamugari aho bita ku Bucyana batangiye gutwika, mwitegure tugende. Abantu batangira guhambira utuntu utwo bashoboye no gutegura amatungo twari dufite kugira ngo tuyambukane tuyajyane Ishangi ku paruwasi. Niko byagenze. Twarambutse, tumaze kwambuka igice kimwe kinyura munsi ya komine ahitwa mu ishyamba rya komine, ikindi gica kunani ku irimbi ry'abakirisitu. Ariko igice kimwe cyaciye kuri komine cyatungukiye mu ishyamba hagati. Kihageze gihura n'abantu bitwaga Abasukuma. Wari umuryango w'abantu bitaga Abasukuma, bari batuye hafi aho. Barabatega bashaka kwambura za nka bambukanye bavanye ku mwambu. Barangije ariko bakanzeho biranga, basanga ntibishoboke, nta nka bahakuye. Barakomeza barazamuka, bageze kuri komine Karorero, burugumesitiri atanga itegeko, abwira umupolisi witaga Sekanyambo ko nta muntu wemerewe kuvugira kuri komine, abantu bose bagomba kuzamuka bakajya kuri paruwasi. Niko byagenze. Barazamutse, twese duhurira kuri paruwasi ya Shangi. Hari abaciye ku kote imwe n'abaciye ku yindi. Twahageze kuwa gatandatu mu mvura nyinshi cyane. Twahageze kuwa gatandatu nko mu saa 12, tuhasanga abandi bantu bakeya, abantu bari bataraba benshi. Turaharara, ariko abantu bagenda baza bisukiranya, batemwe, abakuweho amatwi, ingeri zose. Buracya ku cyumweru abantu bagumye barisukirana ku bwinshi. Buracya kuwa mbere niko abantu bakomeza kuza ari benshi. Noneho ubwo ngubwo kuri paruwasi yacu hari kiliziya ebyiri. Hari kiliziya twitaga ishaje, hari n'inshyashya yari yuzuye vuba aho ngaho. Twagiye muri ishaje, abantu baba benshi, abandi bajya mu masipure bakanyagirirwamwo, inzara, imvura, abana bararira, ubuzima bwari ntabwo. Noneho kuwa kabiri mu gitondo nibwo hatangiye kuza ibitero by'abaturage baturiye paruwasi, segiteri Nyamugari, Mwito, za Bushenge. Interahamwe z'aho ngaho ziraza. Hari umutwe bitaga Ingobokarugamba. Ingobokarugamba wari umutwe w'urubyiruko, basore kabisa bafite agatuza, ariko ubona ko batojwe. Buri munsi mu gitondo saa 11 babaga bahageze, bakaza. Iki gihe rero abantu Ishangi bari bagifite imbaraga, abenshi batarapfa. Nuko bagahangana nabo, bakagenda batwaye nk'eshanu, 10, bisha abantu 20, 50. Biguma gutyo, ibitero biraza, abantu barapfa uruhongohongo. Ariko haza kubaho
umunsi ukomeye cyane, nibuka ari kuwa kangahe ariko ndibuka igitero. haza igitero cy'umugabo bita Pima w'inyamirundi, wa mubyeyi we. Iki gitero cyari rurangiza, cyaraje ya paruwasi yakiriza bayidusenyeraho, bazanye ibyica byose, imbunda, gurunede, amahiri y'ubwoko bwose. Burya bagiraga nta mpungano, bakagira n'ubuhiri busanzwe. Nta mpungano yo buriya hari ubuhiri burimo inani, burimo imisumari, burimo imisumari nibwo bitaga nta mpungano. Bakagira n'andi mahiri nyine ari aho ngaho, udufuni, uduki twose, amagurunede. Ndabyibuka hari umumama wari utuye, hari umudamu w'umugabo bitaga Bonaventure Habimana. Uwo mudamu yari umututsi. Mama we na papa na bene nyina, ngira ngo papa we yari yaritabye Imana kera, na bene nyina, famiye yose yari iri aho mu kiliziya. Famiye ya wa mugore wa Bonaventure. Uwo mudamu yazaga yambaye ikabutura, atwita atwaye gurunede ku mutemeri. Umutemeri urabuzi? Umutemeri barunzeho amagurunede, agenda asavinga abazitera, abagomba kuzitera. Kandi nawe yari umututsikazi. Yari umututsikazi, yavukanaga na Padiri Pierre. Padiri Pierre nawe yari aho, abantu bose bari aho ngaho. Iki gitero cyaraje cyica abantu benshi. Ndabyibuka hakomeremukiyemo mukuru wanjye bita Semucyo Aloise. Amukubise gurunede imufata mu kaguru, apfa ababaye. Apfa amaze igihe kirekire, nta buvuzi ntaki, cyishe abantu benshi. Icyo gihe ubuzima burahagarara. Twari tukiri kumwe n'abapadiri. Abapadiri badufashaga gusubiza inyuma ibyo bitero bya mbere by'abantu bari batuye hafi hariya. Byarazaga abapadiri bakadufasha, abantu bagatera amabuye bahangana n'imbunda na gurunede n'ibipanga n'iki cyose, ariko bigasubirayo. Byagendaga byisha abantu ariko bikica bake. Icyo cyo rero cyaje ari rurangiza. Nyuma y'uko kigiye gitwaye inka nyinshi, za nka barazijyanye zirashira. Za nka twari twatangiye umurage gutya, abona inzara yisha abantu, inka akayifata akayibaga. Uwahaye intongo imwe, uwahaye indi, ariko iminsi ikagenda yicuma. Icyo gihe barazijyanye zose ariko ntibasiga n'imwe. Nta mazi, nta byo kurya byari aho. Ubwo ngubwo n'amazi bari baratemye. Ndetse kera habagaho imiti yavuraga amatungo bitaga mikorokorome. Yego. Bashyiramo mikorokorome kugira ngo hatagira umuntu wongera kubona amazi amuramira. Twategerezaga ko imvura igwa, imvura yagwa, akaribwo tujya ku kiliziya tugatega ibiganza, cyangwa se tugacunga ahantu amazi yaretse, akaba ariyo tunywa. Burya nta cyica umuramyi. Burya hari ukuntu imana igenda ikubungabunga gake gake. Ubonye amazi ari gutemba ntabwo wayatinyuka. Ntabwo twaratinyutse, turayanywa amazi yo mu bidendezi, mu biringoti aho ngaho hafi ya kiliziya, tukadaha tukanywa. Icyo gihe rero icyo gitero kikimara kugenda, nibwo abapadiri twabanaga b'abapadiri, Padiri Shirakira sinzamwibagirwa, ubutwari bwe, yaturwanyeho bishoboka. Fata igikundi kimwe cy'abantu akagicisha aha, mutera amabuye aha, abandi mufata amabuye mutera aha, akoroganiza abantu kujya abantu birwanaho. Padiri Gerard, ndabibuka bose. Icyo gihe rero habaye ikintu gikomeye cyane. Bahise bohereza imodoka ivuye kuri katedrali. Musenyeri yahise yohereza imodoka iza gutwara abapadiri. Padiri Karisiti ahita ahamagara abantu mutabatijwe, nimuze tubabatize. Abafite abana batabatije, nimuze tubabatize. Barabatiza abarokore. Icyo gihe nta mwisilamu, nta mudivantiste, nta mukatolike, abantu idini ryari rimwe. Idini ryari rimwe, Manu Nyezi. Ibyo nibyo sengesho abantu bose basengaga. Turirimba indirimbo zo gushimisha Imana zirashira, turirimba iz'agakiza zirashira, turirimba iz'amaganya zose zirarangira. Abapadiri baragenda. Iki gihe ndabyibuka
ari umwana wacu bitaga Aline, yaratinyutse kuba shapuja ni byiza, yinjira mu modoka yabo, yakomezanyije nabo urugendo agera kuri katedrali kandi yararokotse. Burya Imana ifite ukuntu igenda irinda abantu bayo. Nuko tubaye aho ngaho muri ubwo buzima, nzaririye abantu batangira kwicwa n'inzara, umwuma. Igihe kiza kugira twahuka mu nsina zari aho, dutangira kujya ku mitumba kubera inzara n'inyota. Burya ibintu bibi birarutana. Burya wenda ubonye amazi ashobora kugufasha wenda nubwo nta kintu abasanga mu nda, ariko iyo ubizo byose biba ikibazo gikomeye. Ya mitumba twarayiriye ariko ntitwayiriye kabiri, bahise baza nabo barayitema. Bamaze kuyitema, ubuzima tubayemo bw'ibitero, abantu bapfa amanywa n'ijoro. Ari nako kandi abandi bakomeza guturika impande n'impande, baje batemaguwe. Igihe cyaje kugera rero, hakuzura umugabo bitaga Munyengabe Theodore. Araza, ngira ngo ni inama bari bakoreye kuri komine. Baraza baza kuri paruwasi, bazanye lisite y'abantu bagomba gukurwa kuri paruwasi bakajyanwa i Cyangugu muri stade. Ubwo kubera iyo ihangana ndanasubira inyuma ho gatoya, ya kiliziya bakimara kuyisenya kuri cya gitero cya Pima, abantu twagiye mu kiliziya nshyashya kubera n'ubwinshi bw'abantu. Urabona urwibutso rw'iwacu rwa Shangi bishingwamo abantu 17,000 birenga. Wibaze ko byibura icyo gihe nk'ibihumbi 15 tekereza ko byari hariya, uretse abantu bagiye bakurwa ku misozi, aho bagiye babata bamaze kubica bakazanwa mu rwibutso. Ariko hari abantu benshi. Noneho iki gihe Munyengabe azana lisite, baravuze bati hano rero harimo abantu bateje ikibazo. Aba bantu bateje ikibazo nimureke tubajyane, nitumara kubatwara abasigaye nimushaka mutahe. Ariko nyirizina yari amayeri yo kugira ngo badukuremo abantu bafite imbaraga, noneho babona uko barajya bagaba ibitero byabo byahuye babateraga, za nduru zavugaga byaki byose, kandi koko niko byagenze. Basomye lisite y'abantu bageze nko muri 60 barengaho, barabapakira barabatwara. Dusigara aho ngaho, utari bubone kuririra, utari bubone ubwira, ababyeyi barihebye, abana tutazi iyo biva niyo bigana, ahubwo duhora tuba ngo wenda ejo bizarangira. Ariko abantu bakuru bo barabirebaga bakabona ko bitari byandi byo muri 60 na 59 batubwira. Twabaye horo ishangiye muri ubwo buzima buhangana n'ibitero bivuye, ariko bakimara kudukuramo babagabo batangiye kujya baradutera, ariko bakajya bisanzura, bakica umubare bashaka, bagatwara abo bashaka, bakora ibyo bashaka, ntabwo barwanyaga. Nta mbaraga zigihari, abantu bari inzara yari yaramaze kuzonga abantu, abandi ari inkomere zikaramye hariya. Icyo gihe rero nyuma y'uko batwaba abagabo hagarutse igitero kimwe, ngira ngo cyashaga nko kureba ubushobozi bw'abantu bahari ko nimba ari ubwabarwanya. Ariko baduteguriraga noneho umunsi w'imperuka wo kuri 29, umunsi utazigera wibagiranwa mu mitwe y'abantu barokokiye Shangi. Umunsi mubi, ariko wa gatanu sinzabyibagirwa. Ariko wa gatanu mu gihe cya 9:00, mu gihe cya 9:00 nibwo haje interahamwe z'umugabo witwa Yusufu Munyakazi wo mu Bugarama. Yusufu Munyakazi yaraje ahitira ku Kibikira. Hari abana b'abakobwa babaga mu Kibikira bahigaga, bari barahagumye. Ntekereza ko harimo n'abagabo n'abasore bari bahihishe. Ariko hageze, hari umubyeyi
wayoboye kiriya kigo cya Shangi bita Saint François, mama Madalena, twamutaga mameya, niwe muyobozi w'ikigo wari uri aho ngaho, aratakamba. Uriya mubyeyi Imana izamuha umugisha, yakoze ibintu bidasanzwe, yakoze sinzi uko namuvuga, ngize icyo nabona namuha sinzi icyo ari cyo, yaba ijuru ari iryanjye nakarimuhaye, ariko ndarimwifurije. aracyariho aracyariho n'amagingo ye, ariko Imana igumye imuturindire. Ni umurinzi w'igihango, ariko wabihawe abikwiriye. Aratakamba Yusufu, nta muntu yishe aho ngaho, ahubwo baraje bahitira kuri paruwasi. Bageze kuri paruwasi bahasanze abantu bari bari mu mbuga, bamwe bari mu masipure. Mu masipure ari aho ngaho sinzabyibagirwa, harimo shangazi bitaga Betty, yarashashemo akantu ariho yikinga. Mu gikari mu mazu y'abakarani, y'abapadiri, harimo abantu benshi barimo aho ngaho. Icyo gihe ndetse hari shambure imwe, nari mfite data wacu wari warakoreye abapadiri, yarahageze, kandi hari umuryango w'abantu bageze mu 10. Barageze babaha icyumba kimwe bakibamo. Abo bantu bose bapfuye urw'agashinyaguro, kuko bo babishe habona hakiri kare. Barabatema barabajunjanga. Noneho twebwe mu kiliziya abantu bahise bafunze inzugi. Ya Mana irengera abantu yanze ko ubwinshi bw'abantu bari bupfe muri iryo joro bwari buze kwiyongera iyo inzugi za kiliziya ziza gucika hakiri kare. Ariko barazirashe, barazirasa, kiliziya batiraho amagurunede, ibintu byose, kiliziya ntiyagira ikintu iba. Noneho binjirira bajya kurasa urugi rumwe, rurebana n'urwibutso, ahantu twitwaga kuri Gasoarine. Icyo gihe urugi bararurasa ruranga. Bigira inama, ubwo niko amasaha ari kugenda akura, bigira inama, baragiye bazanye ishoka bayikura muri rumwe mu ngo zabaga hafi ya paruwasi. Noneho bakubita ahantu inzugi zihurira. Urwo rugi mo imbere harimo umuntu bitaga Joseph w'inyamugari, yari yacometsemo ferabeto, itiyo ariko nini cyane. Bararukubita rwanga gucika, ariko noneho bakubisemo hagati yashoka. Barakubise barasa, igihe kiragera, inzugi zose ziratandukana. Wa muntu we, binjiye babonye uburyo bafungura imiryango yose. Kiliziya yari ifite imiryango, aho abapadiri banyuraga, yari ifite imiryango 4 yose, bahise bayirangariza rimwe. Barinjira barica, amafirimbi aravuga. Twebwe twagize ibyago rero, bikomeye cyane. Abantu bari hariya kuri paruwasi Shangi twishwe n'interahamwe z'Abarundi. Ni Abarundi batwishe muri iryo joro, ariko hiyongeraho abaturage babonye Yusufu aje, nabo baza kumufasha. Bari bavanze, ariko mu kiliziya hahise hahombokiramo interahamwe z'Abarundi, zirica, baratema. Ariko nsubiye inyuma gatoya, hari umugabo bita Kamatari wo mu Igabiro, yari azi ibintu byo kuri paruwasi, yahabaga cyane. Yari yarakubye umuriro, abati nitugume kujya ducana amashanyarazi bazajya batwica bareba, bituma hapfa abantu benshi mu gihe gito, reka tuwukure mu muriro arawuca. Barishe, noneho bigeze mu ijoro, bigeze mu gicuku, babona ko ubwabo bari buze gutemagurana. Bavuza amafirimbi, barahagarika. Bahagaritse, icyo gihe baragiye bahurira imbere y'amarembo y'umuryango wa kiliziya urebana n'amashuri ya pirimeri ya Shangi. Twari dufite umupadiri mubi wariye intama yarashinzwe kurinda, yarashinzwe kuragira. Padiri Mategeko, muzamwumva mu bantu babaye Shangi bamuvuga. Padiri Mategeko utageze atubanira aho ngaho, yatuye umupadiri mubi cyane, ngira ngo n'ubu aracyaba muri gereza. Padiri Mategeko yagize gutya,
arababwira ngo musubireyo mwiyongeze, ijambo mwiyongeze. Niko byagenze. Ba bandi bo mu Bugarama bavugaga Ikirundi, buriya amamodoka y'Amadayihatsu yari yabazanye, baragenda, ariko ba baturage batuye hafi aho ngaho batari buze gukenera kujya kure batugarutsemo, barongera baricaye ko bicaga hari gato bahita bagenda. Bamaze kugenda, ubwo urumva twumvishe amafirimbi nyine aragabanutse, urusaku rwabo tumva rurahombotse ruragiye. Nibwo abantu bari bagiye barokoka b'abagabo batangiye kugenda batunyuramwo, ugahamagara ukamanika akaboko cyangwa se ugahamagara akaza kakureba. Icyo gihe rero nanjye icyo gihe niho natemewe, kuko bakubita urugi baca urugi nari ndwegereye, mbonye ko rutandukanye niruka nerekera kuri aritari. Ngeze kuri aritari aho niho naguye, interamwe zinjiye neza 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 nkimara kugera kuri aritari. Icyo gihe bari bantemye mu gahanga, yankubise umupanga, ankubise umupanga ndagwa nguye, ankubita ubuhiri buri muri sumari mu musaya. Arangije hejuru yanjye hari umumama wari ukwaba basa nk'usaba imbabazi, bahise bamutema, angwa hejuru, amaraso arashyushye, iki cyose yakugiye mu kanwa, yakugiye mu maso, yakugiye mu mazuru, ariko nta yandi mahitamo yarahari. Byasaba kwihangana, byasaba gushyira muri roho. Ikintu sinzi uko nakivuga, abantu bari ishangi, abantu biciwe ishangi batwishe bavuga ngo turapfa nk'intama, nta kuboroga, nta ki, warakukumaga. Twari twamaze kwiyakira, tuzi ko byanze bikunze tugomba gupfa, nta ngingo n'imwe iturengera. Turi Abatutsi, turazira ko twahanuye indege ya Habyarimana, ubwo nyine nta kundi. Mutazi naho yaguye. Twari tuzi aho yaguye. Ushobora kumbwira ukuntu indege yaguye i Kanombe, umuntu uri ishangi mu mwamba akabizira. Bavuga ko ari indege se, kuki batisha abari Kanombe bari baturaniye ikibuga cy'indege, abari kure ngo babareke. Ntabwo byari ibintu byari byarateguwe muri za 70 za Kibirira, aho bari bagiye hageragerezwa jenoside hose. Icyo gihe ntabwo indege yari yaguye. Nuko rero icyo gihe ababashije kuva mu mirambo bavuyemo, abandi bagumya gutakira mwaho ngaho ijoro ryose. Turagenda, abari barokotse tujya mu gikari. Njye narasohotse nicara imbere ya kiliziya, shaka papa ndamubura, shaka mama ndamubura, shaka umuntu w'iwacu n'umwe ndamubura, nshaka mufata ndahabura. Amaraso aramanuka mu maso, amaraso araturuka mu misaya impande zose. Ndavase ngiye Nyamugari bigenze gute, umutima urambuze. Sinzi ukuntu nerekeye mu gikari, nsanga ahantu hari abantu b'abagabo barokotse, ahantu bari bateraniye. Aho niho nageze rero, masanga data wacu bitaga Simoni ari aho ngaho, aramfata, sinzi ahantu yakuye iteke, Imana izamuha umugisha sinjya mbyibagirwa. Ararikata neza, iteke rihiye, hari impaho ariko sinakanjaga, ahubwo narihaye akandi kana kari hafi aho ngaho, njye birananira. Hari babyara banjye bitaga Eurade, yari aho ngaho. Hari umukuru wanjye bitaga Manuel, nawe yari aho ngaho, yari avuye muri cya cyumba. Tekereza ko we igitero cya Munyakazi Yusufu cyasanze ashobora kuba atari ari mu cyumba kimwe n'iwabo, kuko iyo haba nabo barahaguye. Icyo gihe ndibuka nagiyeyo ngiye kureba, wumva twari mu kiliziya, tugatekereza ko abari inyuma byibura bo barokotse, ariko narahageze, ibyo nahasanze ni Imana ibizi. Nuko iryo joro tubaye aho, bigeze saa 11 mu museso. Icyo gihe umuseso waratukuraga, umuseso mubi, tw'itariki 30 byageze kwa gatandatu mu gitondo. Isoko ryacu ubundi ryari ryaremye, abo Bahutu twari twegeranye baragendaga bakajya kurirema. Twagiye kubona mu gitondo cya kare, interahamwe za zindi zo muri komine Gafunzo yose
yose uko yakabaye, nta segiteri n'imwe itari ihagarariwe. Bari bafite n'amalisiteri agiye aturuka mu maserire, baba bagomba kumenya se Piyo yapfuye n'umugore we n'abana se mwababonye ko bose bapfuye, bakavivura. Niko byagenze rero, baraje mu gitondo cya kare babageze Ishangi kuri paruwasi, barabanje nanone barongera barica. Icyo gihe nari ndi mu cyumba kimwe, abantu b'iwacu, abamama twari twarukukanye, twari mu cyumba kimwe n'abashangazi, twese twari mu cyumba kimwe, uretse Imana yahadukuye. Ubundi iyo tuza kuhagwa n'ubu ngubu ngira ngo nta no kuba ari mu rugo harasigaye, iyo baza kuhatwicira. Ariko ikintu cyaturokoye icyo gihe, twagize gutya, haza umugabo bita Somayire afite umuhoro. Somayire nari muzi cyane, yari inshuti ya papa yari umufundi, barakoranaga. Somayire aratubwira ngo rero sinjye ubishimishwe n'itegeko, turi abantu turi muri icyo cyumba tugeze ku bantu nka 50, twitsindagira abandi bari hejuru mu maparafo. Ahita ko akurura umugabo bita Nestori w'Ishangi, abantu bari bazi kwica, yamukubise umupanga, yarawugaritse amukubita umupanga munsi y'ugutwi. Nestori barapfuye, arasambagurika, agwa aho ngaho. Akubita kandi kana k'inshuti yanjye twari turi kumwe aho ngaho bitaga Higiro, k'umusaza bitaga Mageza, nako kagwa aho ngaho. Ya mana y'abantu rero twagiye kubona, tubona umujandarume bitaga Damiyani. Twajyaga abajandarume babaga aho ngaho, ariko ntacyo bari bamaze, ntawe barengeraga, bari abantu nyine bari aho ngaho tu. Damiyani aramubwira ngo rero ngo ntimwongere kwigira oya, ni Faustin yamubwiye umujandarume bitaga Faustin, aramubwira ngo ntimwongere kugira abandi bantu mwica, mubanze mugende mwice, munako muhambe abo mwaraye mwishe. Icyo gihe hari hateguye icyobo bakitaga Croix Rouge, cyari hagati y'amashuri, yari fosse yajyagamo imyanda ituruka muri segonderi niyo muri primaire, cyari icyobo kinini cyane. Icyo cyobo rero nicyo bari baharuye, baragitunganya kigira neza, bakuraho ibyatsi, nta kuri kugitunganya kudasanzwe, bakuye ibyatsi byariho hejuru kugira ngo babone kuba barohamwe abantu bacu bamwe bajugunywe mu kiriya cyobo ari bazima. Baragufataga bakakuhereza umurambo, ukagenda utwaye, wagera ku cyobo ntugaruke. Cyane cyane abagabo usangaga babicaje bazengurukije. Icyo gihe inkota yararishaga, hari interahamwe, hari interamwete. Interamwete turazizi? Interamwete ni abadamu, bankurajaga gutera murare abagabo babo, mwice. Noneho iki gihe bari banaje baza gucuza ababyeyi bacu n'abashyitsi bacu, ufite akenda bakakamukuramo, akenda yambaye uko Imana yamuremye. Abo rero nibo bitaga interamwete. Zari zihari, hari izo nterahamwe zaturutse imihanda yose, hari izo ngobokarugamba. Uwuzuye ubugome wese yari ari Ishangi uwo munsi. Nuko abantu abo bajugunyemo ari bazima, abo bajugunyemo bagihirita, abamaze kunogonoka, abantu hafi ya bose b'iwacu narababonye. Papa njya nibuka bamuhagurukije ahantu mu badamu, ahantu yari yicaye, ngo ngo dore umugabo waje kwihisha mu bagore. Papa yaragiye ntiyagaruka. Imbere hari karumuna kanjye kari kuhakambakamba, mbura uko njya kugaterura. Icyo gihe naragiye mu gitondo, igitero kikiza, tugisohoka mwa kagashambure twarimo, twaranyanyagiye. Ariko mu kunyanyagira ngendana na mushiki wanjye na murumuna wanjye. Mubyara wacu atuvaho, we agenda ukwe. Duca mu kibikira, duciye mu kibikira badukuramo. Mu kudukuramo rero icyo gihe twaragarutse, twicara ahantu hari igaraje. Abantu barokokeye Ishangi barahaza, ahantu habaga igaraje ry'abapadiri. Aho niho naragiye, nasanze mwarimu bita Mukamusoni Patrice. Tangiye kumwicara iruhande, n'abavandimwe baraza turahicarana. Turi kunyagirwa, twabuze aho twerekera, nturi bumanuke, nturi buzamuke, nyine ntaho kujya hahari. Ubuzima burafunze impande zose. Mukamusoni icyo gihe
twicaye aho ngaho nk'iminota nka 40 baducisha imirambo mu maso, ariko nta muntu aho twari nta muntu wari wakatuvugishije, ahubwo Mukamusoni yaje kunjakara, avuga ko no kunjakara arambwira ati va hano ujya mu rubingo. Twacuye mu igaraje hasi, ngera mushiki wanjye bari bamuteye inkota mu ijosi, ariko ihinguka bamutera inkota mu irugu, ihinguka nani ku muhogo, nawe yararembye bikomeye. Ducura aho ngaho mu igaraje, turatambika tujya mu rubingo rw'ababikira rwari aho ngaho. Aho ngaho rero niho twagiye, imvura idusangamo, nagenda urubingo rugafata muri bya bisebe, noneho rugafatamo ndiro kunyagirwa. Njye naje kunanirwa aho mvamo ngaruka n'ubundi kuri kiliziya. Ngeze kuri kiliziya nsanga imvura yari imaze kurimbanya, imvura yararimbanyije, imvura ibaye nyinshi, ariko abantu kubera ukuntu interamwe zari zazindutse, icyitwa igitsina gabo nta muntu wari usigaye aho, kereka wari wagize amahirwe akajya nko mu iparafo akagira ahantu yihishe, ariko abandi bose bari bamaze kujugunywa muri cya cyobo bitaga Croix Rouge. Icyo cyarashyirwamo famiye yacu yose, inshuti, abavandimwe. Nuko icyo gihe ninjira mu kiliziya, ngeze mu kiliziya, ndetse ninjiye mu kiliziya interahamwe, hinjiyemo izindi nterahamwe 5 muri ya mvura. Barinjiye baza gushakamo utwana tw'uduhungu twasigaye. Turangije narirutse ndacika, tena nsubira mu kibikira. Ngeze mu kibikira hari umujandarume twabanaga ishangi bitaga Damiyana, abantu bari ku kishangi baramuzi. Damiyana yari umujandarume ariko ubona ufitemo agace k'ubumuntu. Damiyana arambwira ngo urava urajya he? Damani narindi mu kiliziya, none bagarutse kwica abantu. Yaranyemereye, twaragarukanye. Damiyana Imana izamumugisha, kuko icyo gihe hari abarokotse kuko yarahageze, arazirukana izo nteramwe zari zitarenze 5 ziragenda. Bamaze kugenda tubaye aho ngaho, twaje kugira amahirwe nta wundi muntu wagarutse, kuko nta kintu abo bashakaga cyane cyane bari abagabo, abapapa, twana tw'uduhungu. Icyo gihe rero baguye agacuho, umunaniro, iki cyose barataha. Nubwo nyuma baje bagenda bagaruka gake gake, ariko dusigarana n'abakecuru aho ngaho. Naje kuzerera mu kiliziya, ubwo nsubiye inyuma ho gatoya, wa mushiki wanjye na murumuna wanjye bari bakiri mu kibikira, bo bagumye aho ngaho. Njya mu kiliziya, sinzi ukuntu nakase inyuma mu kiliziya, babona akana karumuna kanjye, ndagatora. Ninjye mu kiliziya amasanga bashangaze 2 bamasenge, amasenge 2. Masenge umwe afite abana 5, bose bari bamaze gupfa, babishe. Asigaye bari babona inkoko agaca kakuyeho imishwi yako, abana bako. Nuko yari ameze. Undi shangazi wundi bari bamwishe abana 3, bari bamwishe 4, nawe kwaruko. Noneho natwe duhura nabo tumeze nk'inkoko, nk'udushwi twatakaje nyina, tugenda tumangamanga, utagira icyo ufata, utagira gute. Ababyeyi nuko badufashe, abakecuru nuko badufashe. Abakecuru bafata inshingano zo kugomana n'abana b'abasaza babo, kuko ntawe bari bafite, kandi abana nabo nta babyeyi bari bafite. Twabaye muri ubwo buzima rero bw'aho ngaho ishangi. Uciye mu ijambo gato Piyo, ni ukuvuga ngo ntabwo wamenye aho papa yaguye, papa, mama, bose n'abavandimwe bose baguye mu cyacu kuri Croix Rouge. Ni ukuvuga ngo babajyanye ari bazima. Mama yapfuye mu ijoro. Mama yapfuye mu ijoro, ariko yari afite akana k'agareze wacu yari ahetse, ko karasigaye. Mu gitondo nakabonye mu muryango wa kiliziya, ngiye kugafata mbona nanjye baransumbirije, kubera ko nabonaga papa hakurya, ndabana buriya papa aramufata tu, ariko ntibyashobotse. Ariko iwacu famiye yose yaguye ishangi, ukuyemwo sogokuru na nyogokuru. Tugenda bo barasigaye, babica urupfu, babicishije amabuye.
n'undi data wacu umwe bapfiriye mu rugo, bapfiriye mu rugo, babiciye ahantu mu ngarani, bicwa n'abana bari aho ngaho, nta nubwo bishwe n'abantu bakuru, bishwe n'abana. Hari data wacu bitaga Ngabwibwami Theodore yari yarakoze accident, nawe yari ari aho ngaho, bamwicana umwana we w'umuhungu wari waranze kumuva uruhande, bitaga Nyakagabo. Mama wabo yaje kuzadusanga Ishangi, ariko nawe baramushegeshe. Abandi bantu bataguye kuri paruwasi, cya gitero kikimara kuza cya Pima nakubwiye cya mbere, hari abantu bagize ubwoba baracika, bava kuri paruwasi basubira mu giturage. Muri abo bantu bagiye harimo mukuru wanjye witwaga Anastase Gatwaza na data wacu witaga Aniseti. Bijya bimbabaza cyane kuba Aniseti yarapfuye atabonye inkotanyi, kuko nicyo kintu yaganiraga. Yari umuntu wize usobanutse, niwe wari ushinzwe PL muri segiteri Nyamugari, ariko bamwishe nabi. Hakiyongeraho umujyanange witaga Anatole n'abandi bantu bamarukanye b'inshuti zabo. Abo rero baguye i Nyamugari, ariko abandi bose baguye Ishangi, bajyanwe mwa Cyacyobo. Bafashe kuwa gatandatu mu gitondo, bafashe abantu b'abatutsi bari aho, babashyira mu cyobo, bategeka ko barajya batenga bene wabo neza, nabo baravuga ngo bo bazabatwara, ntabwo bari bubice. Mw'abo bantu harimo umujyanange bitaga Ntonde kuri icyo cyobo. Ntekereza ko iyo ataza no gupfa, sinzi ukuntu akaba ameze ubu ngubu, kuko mu batengaga iyo mirambo famiye yose yarayirebye, bakuru be famiye yose yarayirebye. Icyo gihe rero dukomeje, bwaragorobye, turaye mu kiliziya, turagaragurika ku isima, nta shinge nta rugero. Umunsi wa mbere hari kuwa gatandatu, ku cyumweru nibwo twiriwe aho ngaho. Kuwa mbere nibwo wa mubikira nakubwiraga Mameya batangiye kujya bazana igikoma. Mameya Imana izamumugisha, uriya mubyeyi Imana izamumugisha, aratubaniye, ntabwo tuzigera tumwibagirwa. Mameya batangiye kujya batuzanira ku gikoma, bakatuzanira ubugari bw'ibigori. Tubaye aho ngaho mu buzima, ariko hakajya haza interahamwe zituye hafi aho. Nakwiye ko baza kuwa gatandatu baza kwica, baje bazanye amalisite. Baragarukaga rero babazi ko kwa runaka hari umwana wabo, cyangwa se runaka batamubonye, nyurugo batamubonye, cyangwa umugore we, bakaza gushakisha cyane cyane, ariko abahungu n'abagabo. Bakagaruka umunsi umwe bagatwara babiri, umunsi umwe bagatwara batanu. Noneho igihe kiza kugera, igihe cyarageze, ubuzima buranga neza. Ubuzima ababikira baratugoboka, abantu cyane cyane ku bantu bari barakomeretse. Igihe cyarageze, agace kamwe k'abantu bari barakomeretse bakajyana mu Bushenge ku bitaro, babajyana kubavuriza ku bitaro. Sinibuka inzira byaciyemo kugira ngo babajyane, abandi dusigara aho ngaho. Ababikira bakajya baza kudupfuka, ariko duhagazweho n'umupadiri bitaga Amategeko, umuntu akubwiraga, ducira mu maso, atubwira nabi. Njyewe rimwe yigeze ndeba, arambwira ngo ariko shaka mbona warwaye urishimba, wajya uramuga bakajya kugucira ibibabi by'amapapayi ukoga ko ruzakira. Uwo yanyerekaga yari interahamwe, yari yazindutse mu gitondo cya kare, ihagaze aho ngaho, yaririwe ishakisha abagabo aho ngaho, yabuze uwatwara. Ikintu cyambabaje, yaje njye naramucitse, ko narahagurutse kuko padiri yampagurukije. Naramucitse mpita niruka njya mu gikari. Ngeze mu gikari, ya nterahamwe yaje kugaruka, iraza, haza umugabo bitaga Kayigija, wari bitaga Irwaye. Kayigija yari inshuti ya papa, namenye ubwenge nzi ko bavukana. Naje kuzamenya nyuma ko bwari ubushuti. Kayigija abona shangazi ari hejuru ahantu mu iparafo, atangira kuvugisha mukecuru, amubaza umudamu, baramubwira ati Enata ntawe ujya imbonera. Uko yakamubajije, ya nterahamwe yaramubonye. Kayigija yaramumanuye, aramutwara, bamuciye Nyamugari ku ipero, sinzamwibagirwa. Ubwo buzima rero bukomeye cyane bw'inzira y'umusaraba, sinzi inzira iba hejuru y'umusaraba, kuko nyamara atari umusaraba gusa,
njya mbona harimo byinshi, hari n'ibiri hejuru y'umusaraba, nuko iyo nkurikije ubuzima twabaye mu Ishangi ukuntu bwari bumeze. Ishangi turahabaye mu buzima bugoranye, ariko abantu bakomeza gupfa uruhongohongo, abishwe n'uburwayi, abishwe n'inzara. Urumva hari ibyo korera yavuzaga ubuhuha, kubera nta cyayitangiraga cyari gihari na gitoya. Tubaye Ishangi kera kabaye, ariko nkiri aho ngaho twagize igihe kimwe baza kongera kwica noneho abasigaye, abantu bari bavuye mu Bushenge, abantu bavuye interahamwe zo mu Bushenge baraza icyo gihe, ariko sinzi icyabatangiriye, igitero cyasubiye inyuma. Hari mu ijoro bava ko bazaza kutwica bukeye bwaho, hari hatangiye kurwanurwa yuko bagiye kutujyana i Nyarushishi, batumva ko hari umuntu ugomba kuva akajyana mu Nyarushishi, kandi n'ubundi Nyarushishi twari tugiyemo nta buzima bundi twari tugiyemo, ntitwari tugiye kuharokokera, nubwo ariho navuga twarokokeye, niho twasurije urugendo, ariko ni Imana yagiye ituba bugufiya, nta makiriro yari ahari. Aho rero twaje kuzahakurwa, haza kuzazanwa amabisi, sinjya nibuka amatariki yaziyeho, bisi ziraza zipakira abantu bari kuri paruwasi, ariko kugira ngo tuhave hari interahamwe nyinshi, abari imihanda yose yari yaje, sinzi ahantu bakoraga komunikasiyo, nta telefoni zabagaho, ariko wajyaga kubona ukabona abantu baturutse hakurya za Mwito, za Nyakibingo, za Gashirabwoba, ukabona bose bageze aho ngaho. Icyo gihe rero baraje, ariko hari umujandarume wari waje ayoboye ayo mabisi yaje kudukura Ishangi, niwe wabereye ibamba. Padiri wacu amategeko ari aho ngaho, arishimashima mu mutwe, ntashaka kubyumva ukuntu abantu bakuba Ishangi bakaba bajyanywe i Nyarushishi. Ariko ku bw'amahirwe twapakiye muri ya mabisi, bapakira nk'abapakira ibijumba, nta byo kuvuga ngo yarakomeretse, nta biki, oya, baradupakiye. Bamaze kudupakira, bisi ziraka, dufata umuhanda, tugeze ahantu bitaga kwa Gacuzi, aho isoko hagati hafi y'urugabano rwa Bushenge na Shangi, aho bigabanira, hafi aho ngaho utarinjira munani muri Bushenge neza, twasanze batambitsemo bariyeri, interahamwe nyinshi hejuru y'imikingo, munsi y'umuhanda, imbere iki cyose bariyeri batambitsemo. Bavuga ati aba bantu turabicira ahangaha ntimubarenza. Ariko kubw'amahirwe twaraharenze, hifashishijwe wa mugabo w'umujandarume wari mwaho ngaho, wari uyoboye iyo delegasiyo y'abantu bari baje kudukura hariya. Nuko twarakomeje rero turagenda tugera Nyarushishi, umusozi w'ibihuru, umusozi utagira aho wikinga, umusozi utagira ruhe na ruhe. Badusize aho ngaho, baduhaye amahema. Ubwo b'abakecuru bacu turacyari kumwe, umwe afite abamusaza we n'undi afite abamusaza we, ibikundi bibiri. Nyarushishi rero icyo gihe twarahageze ku musozi mubi utagira ikintu na kimwe, uretse amazi yari ahantu mu kabande munsi y'umukingo, nicyo kintu. Ahandi zari inshinge gusa, zari inshinge gusa. Turahabaye, ariko abantu bazanwa uko bwije uko bukeye, abavuye za Mibirizi, ariko ngira ngo ab'Imibirizi baje nyuma yacu, baje nyuma yacu, Imibirizi baje nyuma yacu, abashangi ndio twahageze mbere. Turahabaye, inkambi iraguka, abantu bazanwa, ariko ko bazanwa n'ubundi mu ijoro hakabamo bajya kwicwa. Kumva imirindi nijoro, kumva imirindi irirukanka, abantu bari ngo n'ubundi interahamwe zarabakurikiranye, zazaga mu nkambi. Hafi aho hari abajandarume batarenze nka 5, byitwa ko barinze inkambi, ariko by'agakingirizo. Ariko icyo gihe n'ubundi ntibyabuza ko abantu bicwaga. Abaturuka hakurya bitaga za Mutimasi baramanukaga, ukabona ko bafatiye mu mayira bakabica tureba. Twaraharebaga hakurya ngo ku misozi. Nuko iki gihe ubwo buzima tubayemo bw'Inyarushishi, ubuzima noneho nabwo bukomeye cyane.
twapfushije abantu Nyarushishi benshi bishwe n'indwara z'ibyorezo, korera, kutarya, kutanywa, bya bikomere bagiye bakura hirya ku misozi no mu kiliziya zitandukanye batagira ubuvuzi. Gahoro gahoro rero hakagenda hagiye haza abazungu, ubona ko ngira ngo inyuma inkotanyi zarasunikaga kandi uko zasunikaga gahoro gahoro niko ubona ko abakuru rouge basa n'abagenda batunguka gake gake, ariko ubwicanyi ari bwa bundi, inkota ivuza ubuhuha. Twebwe buriya twagize ikintu gikomeye cyane, twahuye n'akaga. Buriya fare ihunga n'interahamwe zo mu majyaruguru zakiwe zahiye, bacamwa biriya byerekezo by'iwacu. Kuko nyabyibuka hariya mu Bushenge hari ahantu bita kwa Bwanandege bari barasize ikigo cyarimo abajandarume benshi cyane. Iwacu rero bagize umwanya wo kwica, izo nterahamwe zagize umwanya wo kwica, noneho n'abaturutse ruguru mu majyaruguru n'abaturutse za Kibuye na za Gikongoro bakaza bakabunganira, ku buryo kuba twebwe byageze mu kwezi kwa munani n'ubundi abantu bakicwa kandi igihugu cyarafashwe. Igihugu cyari kimaze gufatwa, ariko hamwe na hamwe kuko inkotanyi zari zitaragera umwakira cyerekezo n'ubundi abantu baricwaga. Ndabyibuka hari umugabo wa mama wacu w'Igashirabwoba yapfuye mu kwezi kwa karindwi kwenda kurangira, bamukuye ahantu gutya mu cyayi ahantu bitazanyamuhunga. Nuko rero tubaye Nyarushishi ntibyari byoroshye, byari ibibazo. Batugera amajanja uko bwije uko bukeye. Hari umunsi umwe bigeze batuzindukira mu gitondo cya kare, sinzi nimba abantu barokokeye Nyarushishi bajya ariko ntabwo babyibagirwa. Icyo gihe baratujyanye batujyana ahantu hirya y'inkambi ahantu hitaruye inkambi. Twari bake, twari tutaraba benshi. Badushyira ku misitari, maze kudushyira ku misitari batubyukije nka saa 11, abantu bataratangira kunyagira ngo bamwe bajye kuvoma, abandi bajye kwa ishingiye kuryamaho, abandi bajye gukurura ibihuru byo gucana. Baratujyana badushyira ku iyo misitari, turahirirwa kuva mu gitondo saa 11. Inzara irahaturira, imibi irahaturira, hari mu bigunda, turahirirwa. Icyo gihe ndabyibuka nari nicaye iruhande rwa mwarimu Bacungu François wari kuri Runyinya afite Bibiliya, ubona ko n'ubundi byari byarangiye. Imana y'abantu bigeze nko mu gihe cya saa saba twari kubona tubona haje akamodoka k'agahirigisi gapakiye abajandarume. Harimo umusirikare mukuru bita bavuga menshi, ndumva ari leta na koloneli. Ageze aho abaza abajandarume, twarabyumvaga ko aba bantu bari hano byagenze gute. Baramubwira aba bantu bafite intwaro, abandi nta marangamuntu bafite. Icyo gihe bavuga menshi, twavuye aho ngaho kubwe. Ariko noneho icyo gihe hakurwamo n'ubundi abantu bageze nko muri 30 b'abagabo bafite imbaraga, babasubiza i Cyangugu. Ariko babatoranya, bavuga menshi yamaze kuva aho ngaho. Ariko bavuga menshi ukuntu yamenye ko twajyanywe muri ako gace abantu bagiye kuhicirwa, sinjya mbisobanukirwa neza. Ariko bavuga ko hari umuzungu wakundaga kuza mu nkambi. Muri icyo gitondo yaraje, ageze mu nkambi abona hari ukuntu yazaga aturuka hakurya ku musozi, abana bamutangira bakajya kumusuhuza. Icyo gihe yaraje ntiyabona n'umwe, abona nta muntu icaracara. Bavuga rero ko hari umukobwa w'umututsi twabanaga aho ngaho bitaga Priscilla. Rero bahuye baravugana, aho bajyanye abantu, aho bagiye kubicira. Icyo gihe rero niwe wagiye kubwira bavuga menshi. Rero burya nta wangana bose, yari afite umutima w'umuntu, ndaza kubigeraho. Icyo gihe yaraje adukura aho hantu, dusubira mu nkambi. Babagabo barabatwara babasubiza i Cyangugu, ariko bagezeyo nanone abagarura mu nkambi. Tuba mu buzima bw'inyarushishi, inkambi iraguka, abantu baturika imihanda yose, inkambi iraguka, batwegeranya. Igihe kiza kugera rero ku munsi wa nyuma
umunsi twese tugomba kujya twibuka tukajya gutanga ishimwe abarokokiye Nyarushishi, umunsi w'Abafaransa bagera mu kariya gace k'iwacu bambukira Rusizi, bambukira Kamembe bakomeza Nyarushishi. Icyo gihe hari mu gitondo cya kare, tubyutse dusanga inkambi yose yari amaze kuba inkambi nini, yose irazengurutswe n'abantu benshi bambaye imipira y'imyeru, imyenda isa gusa, abandi bashananitse, abandi bambaye ibintu by'ibihuru mu mutwe, abandi ubona ko amabisi ari kuza aturuka hejuru ku misozi bafashe ku mabisi wagira ngo ni nka kura bafasheho. Baraza inkambi barayizenguruka, bamaze kuyizenguruka ndabyibuka icyo gihe nabajije shangazi, ndamwase shanga, bariya abantu bangana kuriya baje gukora iki? Arambwira ngo bari abantu basanga ngo ari abantu bakoze mu byayi, uriya baje guhembwa. Ntabwo yarazi ibyo ari byo. Inkambi barayizenguruka, bamaze kuyizenguruka icyo gihe twabujije kongera kujya kuvoma mu kabande. Abajandarume bari mu nkambi icyo gihe baratubujije kongera gusubira mu kabande kujya kuvoma y'amazi no kongera no kujya mu nkengero z'inkambi. Twiriwe aho ngaho ntawe unyeganyega, turi aho twese turi kureba ku misozi, abo bantu turi kureba birukanka mu byayi bavuza amafirimbi, birukanka n'imbwa hejuru aho bitaga za Mutimasi, za Runyanzovu. Ubabona nyine byageze nko mu masaa 5 tubona ko n'undi akacu na wa wundi ubashaga no kubona aho yikinga. Twari ku musozi bita Nyarushishi. Nyarushishi nta n'inturusu yari ihari, nta n'insina yari ihari, nta kintu kimwe cyari gihari cyo kwikingaho. Byageze igihe rero kera kabaye, ndabyuka mpagaze ku muhanda twagiye kuba tubona haje bisi 3 zipakiye abajandarume, nanone bayobewe n'abavuga menshi. Bavuga menshi, sinzi wenda nimba hari ahandi wenda yanyuze akitwara nabi, ariko twebwe abantu bari Nyarushishi uwo munsi tuzamwibagirwa. Bavuga menshi yaraje, babajandarume yarazanye, nibo bashanutse imisozi birukanka mu byayi bakumira za nterahamwe ziragenda. Ni ukuvuga ngo hari interahamwe ku buryo perefegitura ya Cyangugu ngira ngo yari ifite amakomine 11 zose zazagiye ziturukamo interahamwe. Amabisi yagiye abapakira, abandi bakaza mu Madayihatsu, na babandi ba Yusufu b'Abarundi bari baje. Hari n'indi nterahamwe ikomeye cyane bitaga Bandetse, nawe yari yazanye abe. Bose bari aho ngaho. Icyo gihe ku bw'amahirwe uwo munsi twarawurengeje, kuko byageze nka saa 11. Saa 11 tugiye kubona tubona indege mu kirere z'Abafaransa, tubona imodoka ku butaka ziraje ziguye ahantu bitaga umuzungu bitaga Marseille, ariko tarabaga aho ngaho. Abantu turahura tujya kureba Abafaransa, tubaye aho ngaho. Burakeye bazanye ibintu bita garantiye, ibishyimbo, ibyo kurya basize aho ngaho. Abafaransa bakora akantu, barara ukuntu abantu batajya bareba neza, ariko barabizi, twe twarabirebaga ukabona impuhwe bari badufitiye zari zimeze nk'izabiheye, zari izabiheye. Kuko baraje ukajya ugenda nimba uzi ko umwana wawe yihishe kwa runaka ukaba ukeka ko akiriho, barabibabwiraga bakajya aho yaba ari hose bakajya kumuzana. Si impuhwe rero bari badufitiye icyo gihe. Bagiraga ahubwo ba bantu na ba bandi basigaye mu biturage, n'abandi bakihishe mu bishanga, n'abandi bakihishe mu matuwarete, aho bari hose babegeranye bajya ahantu hamwe. Umunsi uzaba umwe, ibyo ngira ngo mujya mubyumva ibyo bagiye bakora mu Bisesero, ukuntu bageze Abasesero bakabakura aho bari bishe mu myobo n'iki cyose, bakabateza interahamwe. Natwe ibyo bagomba kudukorera, ariko Uwiteka ararinda, umuhanzi arabiririmbye neza ngo Imana izi kurinda. Abafaransa rero tubanye nabo aho ngaho, interahamwe zikajya ziza, ntabwo ubwicanyi bwahagaze. Babujije interahamwe kujya zinjira mu nkambi, ariko n'ubundi zigaca ruhinga nyuma zikadukoramo abantu zikabajyana. Noneho kandi hakurya hari bariyeri, uzajya kuri bariyeri ntazaharenge, yagwaga aho ngaho, bamwiciraga aho ngaho. Ntabwo ubwicanyi bwahagaze, ariko
ubwo baragiye ba bantu basigaye mu byaro barabazana, abaturutse za Kibuye baraza, inkambi iraguka iba nini ku buryo budasanzwe. Igihe kiza kugera ubwo twagiraga, hari abantu bafite uturadiyo mu nkambi, twategaga amatwi ku maradiyo, tukumva inkotanyi zirwanira ruguru iyo ngiyo, ukumva aho zigeze, tugahora dusenga Imana bazatugeraho ryari, ariko ubona ko nta cyizere abantu bifitiye. Abantu ubundi bazasanga twararangiye, nta muntu bazasanga. Kubw'amahirwe rero nko mu kwezi kwa munani, ku zuba rikomeye cyane ry'inkangabagabo, mu kwezi kwa munani ndabyibuka, ubwo twagiye tubona inkotanyi, tubona ubuzima. Buri inkotanyi ni ubuzima cyane, inkotanyi ni ubuzima. Twagiye tubona, sinzabyibagirwa, mu kamodoka ndumva ari agatoyota, nimba byibuka neza, kari agatoyota bajemo, baraza, turazamuka tujya ku musozi hejuru, tujya kubareba. Bamwe reka twari tunafite amatsiko, twagiye tujya kwirebera imirizo bafite, kuko batubwiraga yuko inkotanyi zigira imirizo, ariko yari propaganda nyine yo kuzangisha abanyarwanda bene wabo. Inkotanyi ziraza, baraduhumuriza, baratuganiriza, barira. Harimo abasore bariraga, bareba utwo twana, bakareba batemwe mu misaya, bagaturika bakarira. Ariko twe twari twaramenyereye, ahubwo twarahamirizaga tuvuga ati turarokotse, inkotanyi zitugezeho, kuko twarabyumvaga ku maradiyo, aho bari kunyura za Butare, aho bari kunyura hose, ukavuga uti Mana turengere batugereho. Imana rero ntabwo yatindiganyije, inkotanyi z'amarere ziba ziraje, tuba turiruhukije. Abafaransa ubwo bahageze, ariko bahageze Abafaransa batagihari. Abafaransa bari basimbuwe na Mintwari. Abafaransa barahavuye, haza Mintwari, banagenda nabi cyane, bagiye nabi cyane. Igihe bagiye bababaje abantu, abakobwa bafashe ku ngufu, abo Bafaransa, abana bakubiswe urusenda mu maso umunsi bagiye kugenda, bajyanye ubugome budasanzwe. Bashobora kuba bababajwe nuko batari bageze ku ntego. Ntekereza ko baratunguwe, bashobora kuba baratunguwe, kuko iyo baza kuba bataratunguwe, nta muntu inkotanyi zazasanze i Nyarushishi. Ni uko ubuzima bwacu rero bwo kuva mu mwambu yacu, bukomereza Ishangi, tujyana n'umuryango w'abantu benshi. Icyo gihe dusigara aho ngaho, bose baguye aho ngaho. Mbyibuka, twasigaye turi utwana tw'uduhungu 4, abandi bose barapfuye. Nta mukuru wawe, nta so wanyu, abandi ni abakecuru, utundi ni udukobwa. Abantu bacu bagwa Ishangi, abandi bagwa i Nyamugara, aho 6 nakubwiraga. Inshuti, abavandimwe, abana twiganaga, bose baguye kuri paruwasi. Ishangi haguye abantu benshi cyane, ariko ab'Imana yemeye kubasigara nyine, twararokotse, kugira ngo umuryango utazazima cyane, kugira ngo azasigare abo kubara inkuru nk'uko ntabapfira gushira. Buriya Bibiliya bivuga neza, ntabwo ubwoko bw'Imana bupfa kuzima. Barapfuye, ariko hari abasigaye, kandi abasigaye twarashibutse, kandi intego nta yindi, tugomba gukora tukiyubaka. Twamaze kugira imiryango, tumaze kuba bakuru, ntabwo tukiri twa duhungu. Tukirokoka batwitaga uduhungu, ariko ubu twabaye abagabo. Twari abana, twari batoya, ariko Imana ntiyemeye nyine ko umuryango uzima. Twarasigaye, kandi tugura tuyishima igihe cyose. Ubu turatuje, turanezerewe, dufite leta y'ubumwe yatubaye bugufi. Buriya byari buze kutubera bibi iyo tutagira leta y'ubumwe.
aho nicyo cyari kuba ikibazo, ariko leta yagiye ituba hafi bituma ubuzima bugaruka gahoro gahoro, umva ntibyagomba kwihuta, n'ubu ntabwo biraba 100%, haba hakigenda hazamo utuntu duto tugenda dutuma abantu basitasita. Buriya kuba imfubyi biragatsindwa, kuba incike si ikintu, kuba umupfakazi si ikintu. Kugira ngo uzongere kwiyumva nk'umuntu, iyo utagize umuntu kuba hafi ngo akuganirize akuremo muri icyo cyizere, ntabwo byakunda. Twagize amahirwe rero, leta ituba hafi, bituma n'icyizere kizamuka, bituma tubasha kongera gutera intambwe ndende yo guharanira ko tugomba kuza ikivi basize batushije. Nubwo inshingano zari nyinshi, twabaye ababyeyi, twari tugikeneye kurerwa. Urumva, twabaye ababyeyi twari tugikeneye kurerwa, ariko turwana urwo rugamba. Twarwanya urwo rugamba, Imana ituba bugufi mu bihe bigoranye. Abiga bariga, baraminuza, twarakuze, ubuzima burongera ubu buzima. Ni urugendo umuntu adashobora kuvuga ngo azarusoze. Urumva urugendo rw'amezi angahe kuruvuga mu gihe amezi 3 y'ububabare, ukabivuga mu gihe cy'isaha cyangwa se isaha n'igice. Ni urugendo umuntu adashobora kuvuga ngo rusoze. Impamvu hagiye bigera gusa nkaho wenda bisa nkaho hari ibyo umuntu asa nk'uwibagiye cyangwa se akabivanga. Bibaho kubera ko hari ikintu nyavuga, ari ukuntu nk'ubugari bw'ahantu twari kuri paruwasi ya Shangi, igikari twarimo cya paruwasi hari ahantu hanini. Harimo ukuntu asanga igitero kimwe cyinjire nko mu gikari cy'abapadiri, abari hirya ku yandi marembo manini ntibamenye uko cyari kimeze, urumva, tugashiduka batuguyemo. Ariko ubwo ababaga bari aho ngaho nibo babaga babonye nyirizina ni bande, cyane ko bazaga tubareba, bazaga tubazi, bazaga abaturanyi, bari ba Anastasiya. Umuntu akubwiraga wa mubyeyi yitwaga Anastasiya, bari abaturage baho ngaho twari tuzi. Niyo mpamvu rero hari ukuntu ushobora kubivuga ugasanga uko umwe yabibonye kwa ruriya ruhande, wari kuri ruriya, cyane ko uko amaso y'umuntu mutoya. Ababyeyi bacu nuko bagiye, ariko babonye byinshi kuturusha, bari bazi byinshi kuturusha. Ariko natwe ibyo twabonye tuzabibwira, tuzabivuga, tuzabitangamo ubuhamya, kugira ngo amateka atazongera kwisubiramo, amateka atazibagirana. N'abana bacu tukabaganiriza, tukababwira ikibi cyatumye tugira nyine kwa kiriya kigero. Kuko harimo ukuntu dufite abana, hari ukuntu ujya kumva ukumva umwana arakubajije ati ariko se papa waba hehe, cyagenze gute papa, kuki ntajya mubona aba hehe? Njyewe mwana wanjye rimwigeze ambaza ati ariko, yarambajije arambaza ati se mama wabahe, mwereka shangazi, abantu uriya niwe mama. Ariko iminsi yagiye igenda ishira, yarabimenye ko ari masenge. None se mama wawe abahe, byagenze gute? Ubwo rero urabicaza ukabaganiriza, ukajya ubasobanurira, ukababwira ko bagomba kuba abagabo, kugira ngo igihugu cyacu ejo n'ejo bundi kitazongera gusubira mu bihe nka biriya. Reka duse nkaho ducumbitse, ntabwo ubuhamya bujya burangira. Ntabwo ubuhamya bujya burangira, tuzabuvuga
nta mpamvu yo guceceka amateka mpamvu yo umuntu aba guceceka yaranyuzemo Eh, tuba tugomba kuyavuga kugira ngo cyane n'abayapfobya bamenye yuko cyane twe ko twayabayemo bahari tubizi. abayapfobya ko bahari abatifuza ko u Rwanda rumera neza ko bahora barugira amashoka uko bwije uko bukeye ariko Yego. Imana irahari cyane Imana irahari ntabwo izongera kubemerera cyane ntabwo izongera gutuma igihugu cyacu kivuga induru bene kariya kageni ni karakagenda ntabwo bishoboka Imana icyizere izaturinde, kirahari ni ukuri kiracyariho pe ni ukuri Mm, dusoza dushimira leta yacu dushimira cyane inkotanyi cyane zatabaye inkotanyi ubuzima Ni njye zo- nzita ubuzima inkotanyi zita Yego, ubuzima kuko yego. zadukuye ahaga Mm. zadukuye ahaga ibyo His kabisa Excellency yigeze kuvuga umushize arimo kuvuga ngo ikibabaza inkotanyi nuko batinze kuhagera ariko nabo ntabwo bari ntabwo bari bo bahuye n'inzitizi ahubwo byibura wenda baba bavuga ati buriya bari kuramira benshi barenze abasigaye muri kiriya gihe njya nicara nkabitekereza Mm. nkavuga ariko kuki iwacu tutumvishe batunguka byibura baciye nko mu kiyaga cya Kivu byibura wenda hari abari gusigara ariko nabo abari ku rugamba wabaganiriza bakubwira ukuntu ibintu byari bimeze urugendo bagendaga Mm. ntako batagize ukuri pe turabashimira cyane bari bato ako Bari batari bato, gito baritanga mu bushobozi bari baritanze, bafite yego bari bake ariko bagerageza uko bashoboye bagira abo baramira iyo bakubwiye iyo twumvishe umubare w'interahamwe zari mu gihugu Mm. ukumva abasirikare ba FARE Mm. ukumva abaturutse muri ibyo mihanda n'impande nk'uko watubwiraga ngo Eh. interahamwe zavaga i Burundi zije kwica abarundi baratwishe abarundi nibo batwishe ishangi bavuga ikirundi abarundi n'abagome cyane ariko inkotanyi zaragerageje zarakoze yumvishe zakoze turabishima cyane cyane turazishima ntituzazibagirwa ni ukuri reka duse nk'abacumbikiriza hano ubuhamya bwacu kandi dukomeze twibuke ko tuniyubaka n'ibyo leta ihora idusaba ntitugaheranwe n'agahinda kuko tugomba kubaka ejo hacu kandi tugasigasira aya mateka yacu tugasigasira ubumwe bwacu n'aya amahoro dufite uyu munsi ntitukayasinde ntabwo twayasinda urumva ntituzayasinde kandi nyaboneka mu isengesho dusenga rya buri munsi tujye dusaba Imana idufashe burya Imana idushoboza Imana iradushoboza cyane uru Rwanda rwacu aho rugeze rukomeze rujye imbere ntituzigaye dusubira inyuma ariko ntibishoboka Imana iturindire igihugu ni ukuri Imana ikomeze iturindire igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi ikomeze iturindire n'abayobozi yego murakoze cyane Piyo Imana ibaha umugisha murakoze cyane Imana ibaha umugisha mwakoze kunyakira ndishimye mu bihe nk'ibi ngibi iyo umuntu abonye uko abasha kuganira birafasha yego birafasha umuntu akumva araruhutse akumva aratuje Imana ibaha umugisha n'abandi muzabakire yego komera cyane ukomeze ukomere kandi dukomerane intego dukomerane kabisa twiyubaka yego ukomeze witeza imbere kuko niryo shema ryawe ndetse n'iry'ababyeyi yego niryo shema ryacu ariko niyo ntego kwiyubaka uko byamera kose haba mu mvura haba mu zuba tugomba kwiyubaka uko byamera kose murakoze cyane Imana ibampere umugisha